sanze mu mugabo nibwo niyambaje ubuyobozi kuba babonye ngo umuntu ngo yansuye na sinasurwa se namuhamagaye ati njyewe ndarwaye umutipa baraje sibyo amaze kuza araza arinjira njye ntago mbizi ibindi batekereje ariko harabareje hande noneho baba bikora byose anywa inzoga arasambana none asambana kabiri aratingana afata umukobwa afata umuhungu na Yesu Kristo ntabwo bamutubesha ariko ari bugufi genda musenze nzarera abana banje nabo azagumane n'uri akazungu ubu ibyo muzaniye ni ibiki ni imyenda ye rwose uyu ni wo mutungo umugeneye mu njye niyo mugeneye kuko ibi nibyo bye yazanye sasa Philipita wowe kwanza kuko niwe ukunda kumbaza ibyo bibazo sinifuza ko azongera kumbaza ku muryango wanjye uburenganzira ari kumubaza nimba wugira siko ari nawe urumunyamakuru iri kumva wowe uri umunyamakuru ntuzongere iki kibazo cyanjye cyari iki Platini kuki icyo kibazo yabikikoje umuryango ntawe ndinjira mu muryango sinaba mwinjira mu byanjye namwe muri abastare kuki si ibindi ntarabikwereka ubimbaza gute ntarabikwereka ubushatse kuvuga iki Anose yaravuzwe no kuri Google byaravuzwe kanyombya umugabo mwagiye ku cyumweru iyo gahunda iyo gahunda wabona igare riharura umuhanda ese wari wabona ihene rigata ku cyuma cya mucoma ibyo byo wari wabibona niba ibyo bintu byose bidashoboka n'icyo kibazo warumbajije n'ibyo ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana nanjye ngiye kubivuga ntugakundire umusenzi nk'uyu ugenda abeshya abantu agenda abwira abantu ngo bazane icya cumi niyo urashaka ntuzane icya cumi wanturiwe genda agacubita isi nigeze kujya kunywa bohiro bampa inyama idahiye umuhungu umubwiye ntisi ibi n'ibiki ko mwambaye inyama idahiye araza mu kuyinkatira iya mbere arayirya ari rimbi agenda narasi ndebera noneho ndagapfa iki gihe wagira ngo nizo kiri ku mirigi ngo ni marene. Ubu tuganira indwara yo mu bwonko idasanzwe yitwa gamophobia ni indwara yo gutinya gukora ubukwe, gukora umuryango cyangwa gushakana n'umuntu runaka. Iyi rero ngo iri kuzutaguza ubwonko bw'abasore n'abagabo benshi bitinyira ko bazashaka abagore bakajya babatimbura. Abandi bagatekereza ko nuzashaka ubwo azaba yambuye uburenganzira bwose kuko gutanga igitekerezo cy'ibi mu rugo aba yaragiye abona abandi bagabo byikoreje ishyiga rishyushye. Iyo bimaze kumurenga rero umusore cyangwa umugabo afata umwanzuro wo kutazashaka. Niyo mpamvu hari ibisiribobo bitunze yewe bitagize n'icyo bivuze ubwira gushaka ugasanga bamize bungura umurongo wo muri Bibiliya mu Bakorinto ba mbere nka data ngo yitwa Kizanye turashize urabona atari satani imwe mbi bona kabona nakanwa nakazuru nakananwa byakwe ndabona ari isoko ryaremye abasazi cy'abasazi bari isoko ryaremye abasazi baremye isoko umusazi yaremye isoko umusazi yaremye isoko mama bapa sabaritse nkivugira Mana tujyane gake ntabwo tujyana twaza reka tujyane gake hano tujyana peti kandi ni kuvuga ngo abantu baba baza baduha inzoga tutariye ziri kunuka ariko koko bya bindi utabasha lahira na Muhammad ndazumvise wajya muri samaki ya bose wagira ngo ni samaki biciye mu nduza muri Burera See the outfit. See that fat feet. God have mercy upon us. 7 cents nahi y'ubuzima Mu gifaransa baravuga ngo j'ai changé la vie. Okay. C'est janvier la vie.
urugero tugiye kwifashisha muri iyi nkuru ni urw'umugabo wo mu karere ka Ngororero wabeshye ko ubugabo bwe bwazimiye. avuga icyabugaruye niba bwaragiye. Niba uri umunyamakuru ntiwamukuramo imyenda cyangwa umugire gute, ariko mugiye mu ibanga wasanga ari muzima ibyo mvuze nyine mpagaza. Tereka mbabwize ko nta muntu uri hano uri kutwumviriza turabavanga. Ni ukuri kw'Imana kurongora ntabwo. God have mercy upon us. Kasongo mbona wewe. Kina kuna bashumu. Songa libara. Are you running? Uzunavu abantu bagabanya imyaka ni abantu baba bararushye, ariko abantu babayeho neza bize bakabona akazi kahita kugira ngo njye nyigabanye nayo njya kugira ngo nzabone pasiyo hakiri kare. Mbwira nk'ikigano ubigirana na Nzovu iyo muri babiri muri mwenyine ariko mutasumye ku gacupa kiba kimaze gucupa tuba dufite agahinda. Niyo n'amafaranga dufite nta cupa twasomye nta n'umwe uri kuvugisha undi tuba tuvugana agahinda gateye ubwoba. Ubona se ubu bariya kana kanyembye bari mu nzira imira cyabasohora mu nko gushya shaka nkwereke kuko ubuzima bukomeye turimo hano hanze akenshi mba ndi kumwe nawe. Kanyombya ni umukire yibera mu Kiyovu, yibera mu Kiyovu imbere y'Imana, ariko yapfa dushobora gukorana amajoro bakaba badukubitira hamwe. yewe amabati yaragutse yaragiye kera abaturage baracyari tukaba twasangira iryo rindazi rimwe tukaryama nakoramo yaka. kwanza so ashaka nyoko yari injiji byizarahu zibyara injiji zibeshatu ubwo si uri igiki uri cyo ntazi. Ibi bintu bikora abahaza havuda tomati yera mbona we. Ndi umuhanzi w'umu businessman. I'm a motherfucker businessman. Byose yewe indirimbye ijwi ryanjye ndishyira hariya nkavuga ni muryubare. Nagiye muri Bibi mbere kuba mu Rwanda Bibi ngiye ijwi ryanjye n'ibyo bihangano byanjye navuga ni ibi ni ibyanjye. Ariko ajyana ako yabeshya abantu. Ikibazo yabeshya abantu ngo safi yamuze nabi. Urumva ukuntu umuntu ari umugome, umuntu utega imbeba akayitega agakoco atitaye ku bana yarije guhahira, atitaye wenda niba iyo mbeba yari fiyemeri ko hari igihe imbeba ibirera abana ari yonyine nta mugabo ifite, atitaye niba iyo mbeba yari umupfakazi akayica. Abana bagategereza ko mama ari butahe, bagategereza ko mama ari buzane icyo kurya bagaheba. Kumbi mama yishwe n'umuntu, umuntu ni umuntu. Uburana umufiyemeri. Ndi umufiyemeri. Nawe niba wibana udafi ufite umwana utabana n'umugore uri umufiye boy. Ubwo boy bivuga iki? Umuhungu umugabo byose ni kimwe. Fiye bikavuga iki? Igitsina gore umugore. Bigeze ku muhungu bite? Bikagera ku muhungu bite? Byose byuzuzanyije. Kubera ikintu kumuhabiza ku gahanga no kugira ngo amaso ge gahumuke.